Turabasuhuje mwese mukomeje kudukurikirana hano kuri Hero. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi wa none tugiye kwigana cyacikisho cyacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Umunsi turasoza imbuto zamuka nkuko twatangiye tubyiga. Mbere ko dukomeza kugira ngo turebe imbuto zamuka twiga uyu munsi, reka dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Imana Data, turashima ko uri Imana yacu, turashima ko ukomeza guturengera uko bukeye nuko bwije. Hari byinshi byabasha guhitana ubuzima bwacu, ariko kuba ukiturinze reka tubigushimire. Tugiye kurambura ijambo twiga imbuto zamuka, turakwinginga ngo uduteremo imbuto nziza zikwiriye abakumenye, ute kuzikurikiza ibyo tuvuga, tube dushoboye n'umwuka wawe, ubashe kutwumvisha ibyo tugiye kwiga kandi ubidusobanurire. Tuzambaje mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi wa none turigana imbuto eshatu za nyuma, arizo kugwa neza, ibyishimo n'amahoro. Kugwa neza, ibyishimo, amahoro. Reka dufate Bibiliya yacu turebe isomo riboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 3. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 7. Hariho umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umurongo wa mbere, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Umurongo wa kabiri, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera. Ku murongo wa gatatu, badakundana n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza. Umurongo wa gatanu, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Umurongo wa gatandatu, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, bemerewe n'ibyaha, batwarana n'irari ry'uburyo bwose. Ku murongo wa nyuma wa 7, bahora biga ariko ntabwo bashaka kugira ubumenyi. Reka tugaruke ku mirongo nibura 3 ya mbere, twongere tuyisome neza mu buryo bwihuta. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakundana n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza. Ibi ni ibintu bisa naho ari bibi bizaho mu minsi y'imperuka. Ese buriya umuntu utirinda, umuntu ukunda impiya kuzitisha abantu cyangwa se amafaranga, umuntu wirarira, umuntu wibona, umuntu utumvira ababyeyi be, umuntu udashima, uwo muntu buriya yaba aguye neza cyangwa se arangwa no kugwa neza? Uwo muntu se hari ibyishimo agira? Uwo muntu se hari amahoro agira? Kugira ngo tugwe neza, kugira ngo tugire ibyishimo, kugira ngo tugire amahoro, nuko twareka ibintu tumaze gusoma, tukareka kwirarira, tukareka kwibona, tukareka kutumvira ababyeyi bacu, tukareka kuba indashima, tukareka kutuzura ahubwo tukuzura, tugasabana, tukareka kuba ababeshi,
tukareka kuba abantu batirinda, urugomo narwo tukarureka, n'abantu badakunda ibyiza. Hari abantu bahora ari bagashoza ntambara, aho hirya ukorera, aho utuye, aho wiga, ibintu birahari. Ese umuntu buriya yaba agwa neza? Uyu muntu se yaba atanga ibyishimo? Ngo ntawe utanga icyo adafite. Ariko ndagira ngo ubwire ngo umuntu wishima atanga ibyishimo, umuntu wirinda atanga amahoro, umuntu udatukana agwa neza. Ese bitunaniza iki? Kuko twatangiye iki cyigisho cy'imbuto za mwuka tugitangirana ku rukundo, byose bibumbatiye mu rukundo, kuko urukundo ni rwo ruhatse byose. Kandi urukundo ni iki? Imana ni urukundo. Udafite umwuka wera ntabwo yabigufashamo. Ubusanzwe abantu bifuza kubaho bishimye, ngira ngo nta muntu wanga kwishima. Cyakora muri iyi minsi y'imperuka buri wese ahura n'ibibazo bigoye. Ku kazi uhura n'abantu babyutse nabi, cyangwa se bazamuye mu ntera bagatangira kukwishima hejuru, baba baguwe neza kubera ko icyo baba bashaka bakigezeho. Ariko bakakubuza amahoro. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo tugire amahoro kandi tugwe neza. Ntabwo turakora kimwe ngo ikindi tukireke. Hari n'abashobora kubura ibyishimo bitewe n'akarengane, kuko narimaze kubivuga, bakakurenganya. Cyangwa se ukaba wigendeye mu muhanda, umuntu agatambuka n'imodoka ye akagutera amazi, wari witonze witurije, ariko arakurenganyije. Kuki sata kugira ngo ahagarare? Cyangwa vuze ihoni nawe urebe inyuma ukebuke ukomeze? Urasuhuza umuntu akakuka inabi, ntacyo mwapfuye. Ni mu minsi y'imperuka. Hariho n'uburwayi butuma umuntu abura amahoro. Iki kirumvikana cyane, ni bake bishima iyo barwaye cyangwa iyo barwaje, kuko amahoro aba yabaye makeya, ibyishimo biba byabuze. Kugwa neza k'umurwayi ntabwo ni gake bibaho. Ubushomeri, kutagira akazi, icyo ni ikindi. Umuntu udafite akazi, umuntu w'umushomeri, nta mahoro afite, nta byishimo, ahora ahangayitse. Gupfusha, ntabwo wapfusha ngo tuvuge ngo uriya muntu aguwe neza. Ntabwo wapfusha tuvuge ngo uriya muntu afite amahoro cyangwa afite ibyishimo. Hariho n'ibindi bibazo byinshi bitera imihangayiko, bigatera n'intimba. Ni ibibazo byinshi, ariko ibyo bibazo byose ntabwo bizatuma umuntu agwa neza, ntabwo bizatuma umuntu agira amahoro, ntabwo bizatuma umuntu yishima. Keretse iyo Yesu aje muri wowe nawe ukamwakira, nibwo ugira amahoro. Hari n'abakorera Imana bashobora gucika intege, yewe bakabura n'ibyishimo, bakabura amahoro. Kubera iki? Turi mu isi y'icyaha. Kuba ukorera Imana ntabwo bivuze ko uhorana amahoro buri gihe. Hari imyambi ya Satani igenda igutera, ituruka iburyo, ibumoso, amajyepfo, amajyaruguru, bigatuma ubura amahoro. Ariko nta kindi cyatuma tubona amahoro uretse Yesu. Hano hari ikibazo buri wese yakwibaza, ni ikibazo kivuga ngo ni iki cyagufasha kongera kugira ibyishimo, amahoro ndetse no kugwa neza? Kugira ngo tuze gusubiza kino kibazo, hari urugero ruto turifashisha. Ese urugero, umuntu w'umusinzi cyangwa umuntu w'umunywi w'inzoga, yanyoye inzoga agasinda, akunze kwisetsa cyane, ukabona afite ibineza neza. Ese uwo muntu twavuga ko afite ibyishimo, amahoro no kugwa neza? Oya. Iyo za nzoga zimushizemo, kwa gusinda kurangiye, ntiyongera guseka, ahubwo intimba ishobora kuza. Akibuka, ese nasinze, amafaranga nayamaze, kanaka yambwiye ukuntu
akagarura ubwenge, ahubwo akababara cyane. Rero ntabwo ibyishimo n'amahoro ari uguhora umuntu agenda aseka cyangwa se aririmba. Hari n'igihe bitagaragara inyuma, hari n'igihe bigaragara inyuma bitewe n'uburyo umuntu agaragaza amarangamutima ye. Rero ibitwenge n'ibyishimo ni ibintu bitandukanye cyane. Kuba umusinzi agenda aseka atwenga ntabwo aba yishimye. Urwo ni urugero ruke twari twifashishije. Ibyishimo, amahoro no kugwa neza nyakuri biba mu mutima, biba mu mutima. Ibyishimo nyakuri ni umunezero, ni umunezero twakabaye tugira mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Ngira ngo igisubizo cya kibazo turagitanze. Hari igihe umuntu ashobora kuhangayikishwa n'ikintu runaka akabura amahoro, akabura ibyishimo, ntagwe neza. Muribuka uburyo intumwa zarenganijwe zikajyanwa mu rukiko, ariko zatashe zinezerewe. Rero hari igihe umuntu yishima akanezererwa mu bihe byiza no mu bihe bibi. Urugero rw'intumwa rurasobanutse cyane. Zagiye mu rukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi, ariko zatashe zinezerewe. Birumvikana ko zitari zishimishijwe nuko zakubiswe, ahubwo zari zishimishijwe nuko zakomeje kubera Imana indahemuka. Iki nicyo kintu cyari gishimishije ziriya ntumwa. Zishimishwe nuko zabereye Imana indahemuka, ntabwo ari uko zakubiswe gakeya cyangwa ko zarekuwe. Hari impamvu zituma twishima. Tugiye kureba impamvu zituma twishima. Nta kintu cyatuma twishima tukagira amahoro kandi tukaba abagwaneza uretse kuba dufitanye ubucuti n'Imana. Nta kindi. Kugirana ubucuti n'Imana nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma twishima kandi tukagira amahoro. Data wa twese, Imana yacu, ni umutegetsi wacu, ayobora isi n'ijuru. Ese kubera iki tutakumva ko turi mu biganza bya Data wa twese ngo twishime tugira amahoro? Ariko nawe duhaye impano y'ubuzima, aduha n'ubushobozi bwo kwishima. Iyo murebe mu mubwiriza ibice 3:12 niho musanga aya magambo. Niyo mpamvu rero tugomba kugwa neza kandi tukishima, kubera ko Data wa twese aduhaye impano y'ubuzima kandi aduha n'ubushobozi bwo kwishima. Dushobora kumenya ko icyo Imana idusaba kubera ko yaturemye ikaduha ubwenge, tugomba kubikoresha mu gihe cyabyo kandi tukishima. Tukishimira ko dufite ubuzima. Ubuzima niyo suruse cyangwa niyo moteri y'ibintu byose. Udafite ubuzima nta kintu kimwe wakora. None se twarushaho kugira ibyishimo gute? Ibyishimo twarushaho kubigira dute? Cyangwa kugira ngo ibyishimo bize twakora iki? Ese umukristo usanzwe yishimye ashobora kurushaho kugira ibyishimo? Iki ni ikindi kibazo. Umukristo usanzwe yishimye yarushaho kugira ibindi byishimo? Iyo turebye muri Yohana 15:11, Yesu yaravuze ati, ibyo mbibabwiriye kugira ngo ibyishimo mfite namwe mubigire, kandi ibyishimo byanyu bibe byuzuye. Yego, umukristo usanzwe afite ibyishimo yagira ibindi byishimo, ndetse ibyishimo bisendereye. Ibyishimo Yesu afite aragira ngo natwe tubigire kandi bibe ibyacu kandi bibe byuzuye. Ikintu cyuzuye ni ikintu kidacagase, ni ikintu gishitse. Rero tugomba kukigira. Ese ni gute twaba abagwaneza? Iyo turebye muri Zefaniya ibice 2:3, havuga ngo mushaka Uwiteka mwabagwaneza bo mu isi mwese mwe, yemwe bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka
mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Iyi ni imbuzi. Umuntu wese uzi ko agwa neza, agirira bagenzi be neza, agira umutima mwiza, umutima ukeye, umutima udashaririye abagenzi be, ufasha abagenzi be, ku munsi w'amateka, umunsi w'ibyago, uwo muntu Uwiteka azamuhisha mu mababa ye. Uwo muntu ntacyo azaba kubera ubugwaneza bwe. Icyo ni igihembo cy'umugwaneza. Iyo turebye muri Zaburi ya 37 ku murongo wa 11, ariko abagwaneza bazaragwa igihugu bazishimiramo kandi bakabamo amahoro. Ni ibihembo by'umugwaneza. Reka tube abagwaneza, tuzaragwe igihugu cyiza tuzishimiramo, igihugu cy'umutekano. Reka turebe n'uburyo twagira amahoro. Iyo turebye muri Yakobo 3:18 ngo kandi imbuto zo gukiranuka zihabwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Ndasubiramo Yakobo 3:18 ngo kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Umuntu uhesha abandi amahoro aba ari kubiba imbuto, kandi nawe abona iki? Amahoro. Icyo utanze nicyo ubona. Nutanga ikintu cyiza uzabona ikintu cyiza, nutanga ikintu kibi uzabona ikintu kibi. Mureke dutanga amahoro kugira ngo natwe tugire iki? Amahoro. Nidutanga ibibi tuzabona ibibi, ariko ntabwo nshaka ko dutanga ibintu bibi. Reka dutange ibintu byiza. Niba twifuza kubaho neza, dukore neza. Dutange ibyiza tubone ibyiza, dutanga amahoro tubone amahoro. Mu gusoza iki kigisho cyacu cyo kugwa neza, amahoro n'ibyishimo, hari amagambo nkunda cyane ari mu ndirimbo, wenda ninyasoma bamwe barumva iyo ndirimbo bayizi. Ngo mbega igitambo cy'amaraso y'umukiza wapfuye ari njazira, yambambiwe ku musaraba abitewe nuko ankunda cyane, ngo ni urukundo rutangaje mwami wanjye, kugira ngo wemere kubabara no kumfira. Ese urumva atari byiza? Kugira ngo Yesu agupfire, yemere kudupfira, apfire wowe apfire nanjye, ni urukundo rutangaje. Ni urukundo. Icyo gusubiramo kiravuga ngo urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumfira. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumfira. Mbega urukundo rutangaje, ngo ruratuma anshungura. Mbega urukundo, ngo ruratuma agira ate? Anshungura. Yasize intebe y'ubwami ya se, yemera kunyitangira ngo nkire. Nari mbuze epfo na ruguru, imbabazi ze zirangoboka, maze urukundo rwe runtera umunezero, ntera komererwa neza mu mutima wanjye. Urumva ko nagize ibyishimo. Urukundo rw'Uwiteka rwatumye ngira ibyishimo n'amahoro, kandi rwatumye ngwa neza. Ngo nari maze igihe kirekire mboshwe n'umwijima w'ibyaha byanjye, maze kumenya ineza yawe gukurikirana mfite ibyishimo. Aha niho hari bya byishimo nahoze mbabwira. Nitumara kumenya ineza y'Uwiteka tuzagira ibyishimo, ngo kuko nari mboho ingoyi z'ibyaha. Ese ninde wabohorwa ingoyi z'ibyaha ntagira ibyishimo, ntagira amahoro? Ntawe. Ngo mpera ko ndahaguruka ndagukurikira. Haleluya. Amahoro n'ibyishimo nibyo bizatuma dukurikira Yesu. Amahoro n'ibyishimo nibyo bizatuma tugwa neza. Izi mbuto eshatu zigenda ziri hamwe, zigenda zuzuzanya. Reka nsubiremo ngo nari maze igihe kirekire mboshwe n'umwijima w'ibyaha byanjye, maze kumenya ineza yawe gukurikira mfite ibyishimo. Kuko nari mbohowe ingoyi z'ibyaha, mpera ko ndahaguruka ndagukurikira. Ese wowe witeguye gukurikira Yesu?
ngo nta teka ncirwaho kuko ndi muri Yesu nawe akaba muri njye. Ndi muri Yesu nawe akaba muri njye. Nta teka ncirwaho. Nta teka ncirwaho kuko ndi muri Yesu nawe akaba muri njye. Niwe nkesha kubaho kwanjye. Nkegera intebe ye ntacyo ntinya. Mbika ikamba mbikesha uwancunguye. Ntabwo nzahwema kumusingiza iteka ryose. Iyi ni indirimbo nziza cyane irimo amagambo yo kugwa neza y'ibyishimo ndetse n'amagambo atanga ihumure ndetse n'amagambo y'amahoro. Mwene data mushiki wacu ukurikiye, ndagira ngo nkwifurize kuba umugwaneza, nkwifurize kuba umunyamahoro no kuba umunyabyishimo, kandi utange ibyishimo, utange n'amahoro aho uri hose, muzo ukora byose, aho unyura hose, nibwo nawe uzabasha kugira amahoro mazima. Uwiteka Imana y'amahoro ibane natwe. Niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye, turaguhimbaje Imana Data, turashima ko uri Imana ikomeye. Niwe utanga amahoro, niwe utanga ibyishimo, niwe watubambiwe, niwe wadupfiriye. Reka iteka ryose tugusingize kandi tugukurikire, tuzambaje mu izina rya Yesu, amen.